ndetse na Nigeria. Lorenzo tubanze tubwire abantu 11 ikipe yacu bari bayihagaritse gute contre Nigeria nabo bari bifashe gute mbere yuko noneho batangira umukino. Yape ni selection ya mbere ya 11 ku mutoza mushya w'ikipe y'Igihugu Amavubi yitwa Del Amrouche, umutoza umuhanga cyane uvuka mu gihugu cya Nigeria, urabyumva. Adel Amrouche rero ku munsi w'ejo yari yahisemo gukoresha ekipe y'Igihugu Amavubi mu buryo burimo ubwatunguranye, ariko binagaruka nanone mu buryo twe twasesenguye kwa nepo wari hano kwa kangahe? Kwari kwa kabiri hano. Hari kwa kabiri. Uwo bita Adel Amrouche twari dufite amatsiko yo kumenya ekipe ye y'igihugu ya mbere iraza kubisa gute n'amatsiko n'abanyanigeria bari bafite ku mutoza wabo Eric Chelle. Bone ko bamwita ngo ni Chelle, ariko ko ari umufrancophone ubundi yitwa Eric Sekou Chelle komoka mu gihugu cya Mali. Ikipe rero y'igihugu Amavubi umuzamu yari Ntwari Fiacre, ni nawe muzamu maze igihe kirekire nyine abanza muri ekipe y'igihugu mu mikino ya vuba iheruka. Axe central ntabwo yahindutse, yari Manzi Thierry ari kumwe na Ange Mutsinzi Jimmy, urabyumva. Kabiri yari Ombolenga Fitina, twari dufite akantu ka dute na inquiétude kubera ibyago yagize mu muryango ndetse na fitness byavugwaga, ariko byaranye n'ubundi ari we ubanje mu kibuga. Kuri gatatu ubwo ni ku ruhande rw'ibumoso hari witwa Niyomugabo Claude kinera ekipe ya APR. Hagati mu kibuga yari yateretsemo uwo bita Mugisha Bonheur aka Declan Rice, yari kumwe n'uwo bita Capitaine Bizimana Jihad. Hagati mu kibuga ariko nanone harimo uwitwa Sahabo Hakim. Hanyuma ku mpande imbere yari yakoresheje uwitwa Samuel Leopold Marie, urumva yari yangetswe ku ruhande, ndetse kandi na Kwizera George yari ku rundi ruhande. Atake yariho Nshuti Innocent. Ngama hitamo y'umutoza Adel Amrouche. Ku ruhande rwa Nigeria ekipe y'igihugu ya Super Eagles yari ifite mizamu Stanley Bobon wa Bali, ni wari mizamu. Hanyuma axe central yabo yarimo Capitaine William Trost Paul Ekong, yari kumwe kandi n'uwitwa Calvin Basse Chinedu. Hanyuma ku mpande rero yari afite uwitwa Olufisayo Olaolua Aina Timitayo, ubundi bamwita Ola Aina. Hanyuma urundi ruhande rero niho yari afite uwitwa Bright Osai Samuel, ubwo ni kuri gatatu kundi ruhande. Hagati mu kibuga yari afitemo Onyinye Wilfried Ndidi yari kumwe n'uwitwa Alexander Chuka Iwobi, Alex Iwobi. Nibo babiri bari mu kibuga hagati bonyine. Uko yabigenje rero yafashe impande ewana arazagura aterekamo bita Moses Daddy Simon ku ruhande rumwe, urundi ruhande aterekaho uwo bita Samuel Chimerenka Chukweze. Hanyuma kuri atake yari afite barutayizamu babiri Ademora Lukman ndetse n'uwo bita Victor James Osimhen. Nepo numva hari mbivuze neza uko ikipe yari ipanze nuko yahisemo kwipanga. Ashaka kuba 4-4-2, ishobora kuba 4-3 uyu mutoza gatatu, kuko ushaka kugarura noza nabona gasa n'ukina 10. dore ko Lukman uyu mutaramu Chukweze uyu mutaramu Eric Sekou Chelle cyagiye turi hano niyo mubyibuka twigeze kubikomozaho. Yari umutoza Nigeria yabengutswe ubwo yatozaga ikipe y'Igihugu Amavubi. Ubundi avuga ko performance ze muri Mali bigendanye n'uburyo yubatse ekipe, bigendanye n'uburyo we yagiye azamura urwego ubwo yatozaga ikipe y'Igihugu Amavubi Nigeria ariho yamukuye. Uyu mugabo twagiye dukomoza ku mikinishirize ya ekipe ko prefera gukina, nibyo rigani yavugaga ubundi la systeme iba ari 4-3-1-2. Nyamwara birebye neza uwitwa Demara Lukman ni wakinaga mu mugongo wa Osimhen ndetse na mwene data Moses Simon Dadiajan. Wavuga ko ibi bintu abikundira iki? Uyu mugabo aravuga ati iyo mfite umuntu nka Didi uza kumfasha muri recuperation, nkizera ko defense yanjye nta kibazo na kimwe iri bugire, mwegereza umuntu nka Alex Iwobi, umukinnyi ushaka Didi bakaba nk'abahoze mu midfield babiri. Akafitemo uwo
Alex Obi tuzi ko ari n'umubora n'umupira usunikira b'imbere ariko yari yamusabye ko atazamuka cyane yamwarayibonye Obi turaza kuyibona nawe amaze gukora impinduka hari aho yabaye nk'uswitchinga noneho 4-3-3 turaza kubigaruka kuri Nigeria afata rero Ademola Lookman akamushyira 10 ariko muri ba bakinnyi bari hagati babandi batatu mwita bo hagati mwabonye yuko uwitwa Samuel Chukwueze amuha uburenganzira bwo gukina free roll abagenda ahantu hose bigasaba rero ko uwitwa Ademola Lookman nawe yegera babataka babiri yaba Osimhen ndetse n'uwitwa Moses Simon nyamwarayibonye uwitwa Moses Simon nabibonye ubundi bari muri warm up bari muri warm up hari uburyo bagerageje gusa nkaho baplika akantu bari bukore mu kibuga niyo naboneye ko umutoza birasaba ko aza goza kuri consigne buri muntu witwa Moses Simon kwibyo binasaga nk'utabyumva kuko Moses Simon arashaka gukina nk'umuwinga akarekura kandi umutoza arashaka ko guma muri box yego tuza kubigarukaho ariko reka duhere ku Rwanda kuko twavuze 11 ba Nigeria ndetse n'abo Rwanda ariko noneho duhere ku Rwanda kuko nabo abantu badukurikiye bashaka no kuza kumva Rigani iminota 30 hafi 35 wowe ta Steven Wabari nta mupira w'u Rwanda yari yagafashe sinzi nambyemberanye namwe nibyo kubera iki navuga ko mu bigaragara ubundi mu mikinire y'Amavubi hari ikintu cyari cyaramaze kwiyubaka ku mutoza wagiye Torsten ariko ubona ko Ader nawe yemera yuko akwiye kongera kubaka mu bakinnyi cyangwa se avuga yuko ari match ya mbere wenda tumuhe n'izindi tuzareba uko yazitoza ubundi iyo umutoza wese ategura umukino ategura ubwo buryo bwo kugarira agategura n'ubwo kwataka mu gihe afite umupira nganira n'abakinnyi b'Amavubi ntari buvuga amazina yabo abakinnyi babiri bambwiye ko kimwe mu bintu yari yabasabye ari ukugerageza gukora amablock band ndetse n'amablock media gufungira hagati ndetse n'inyuma abirinda ko Nigeria yashemo abakinnyi bane basatira yakoresha uburyo ubwo ari bwo bwose ikaba yadutsinda igitego ngiye kubisobanura mu buryo niba ifite ba rutahizamu imbere babiri biravuga ko buri wese Manzi ndetse na Ange bari busy bari kuhangana nabo mu mpande hari abawinga babiri beza abawinga aba defenseur central aba defenseur lateral bacu ku mpande bafite akazi hagati mu kibuga Ndidi Onyinye na Iwobi yaramaze kwikomozaho n'umubola Iwobi na hantu naho harimo threats kandi abakinnyi bakora ibyo bita interchanging positions umwava ku ruhande agarukamo hagati umwe bava aho ngaho muri ba rutahizamu akadropingamo hagati agasigara undi babagenda baswitchinga bashaka ahantu hari espace ariho hose babyaza umusaruro umutoza yaravuze ati rero kugira ngo duhangane nabo zone zose zishobora kugeramo baro nkenemo abakinnyi batari munsi ya babiri byagenze gute byatumaga Georgia bigatuma na Golet basa n'abakinira inyuma mu kibuga cyacu bari gufasha abakinnyi 2 na 3 bacu byatumaga kapiteni Jihad ndetse na Casemiro basa n'ababa amarido ya defense yacu none ugasanga duhise tugira abakinnyi byibura ababiri gusa basigaye bashobora gukinira imbere ubwo ni inshuti Inosa ndetse na Hakim Sahabu twese tuzi Sahabu kuntu akina Sahabu n'umukinnyi ukina yitonze cyane inshuti Inosa kuba ari kumwe n'umuntu nka Troste Kong na Calvin Basse n'iri ya mibiri n'ukuntu bareshya kuvuga ngo uraza kuransa baro ndende ngo yiruka basige ni inkuru idashoboka icyabaye niki icyambere twe twataka no gusimbuka no mu kirere ntabwo mu kirere nimwe inshuti Inosa ya kwa Troste Kong ifoto ndimo ndareba hano imbere yanjye inshuti Inosa yasimbukanye na Troste Kong wagira ngo ni umwana muto cyane uri kumwe n'umuntu wije amuruta mu buryo bwose bro wabonaga nyine ari hano mu bituza bye urumva ntiwamusiga ntimwasimbukana kuri baro yo mu kirere nta kintu cyashobokaga na kimwe hari seki space ni ikirero twihuta tuva ku mikinire yacu yatumye wenda bitagenda neza nuko twatekerezaga ko ibintu turi bubikore none tugasunikira ikipe buriya Eric nawe ko nakuvuga ko umupira ari mu bice bine icyo gice yari yateguye ni cya tactique akavuga ngo kuko Nigeria bari form mu buryo bwa technique ibi bintu by'amadrible amafente gucenga kubaka reka nanjye nkoresha amayeri ngira abakinnyi benshi muri zone y'inyuma kugira ngo itabona ama espace akabara ko nisunika iminota ikagenda ikagera muri 30 45 se
ndaba mbashyize muri pozisiyo psychologically cyangwa se mu buryo bw'imitekerereze yo gutangira kwishidikanyaho nibatangira kwishidikanyaho za mbaraga zose bakoresheje banyataka buri kanya imbere y'izamu babona nta kintu kivuyemo ni ukuvuga ngo igihe uri kwegizarisa eforo nyinshi ku kintu kitari gutanga umusaruro wumva utangiye kubirambirwa baraza gufungura borohe batangire basubire inyuma noneho nanjye ndatangira kugira uburyo ngira kontorore ya baro ntangire kuransa imipira miremire imbere mu minota 10 ya mbere yahise arya igitego bivuga ngo ya plani wa mugani y'inyogoye mu mazi ihise ishya ni ukuvuga ngo wari wabaze ko uri wibroke none ukayigeza mu minota y'imbere igatangira kwishidikanyaho igukubise igitego mu minota 10 ya mbere haba gucanganyikirwa ariko muri rusange icyabaye kigaragara cyatumye ngiye mbona tunatsindwa cyane buriya na TikTok zose cyangwa se icyo bita lokozeri di match ibyo uvuga kuri match iyo niyo teri mu bundi ya gitoza Rutsindura Antoine yaranyishe navuze TikTok arambwira ati nshobora no kukwima lisansi kubera iyo mpamvu ati ntabwo bibaho ati ijambo rya kinyamupira baryita lokozeri di match mu gifaransa azanyica cyane so muri rusange rero muri rusange mace iganirwa mu buryo butatu ni naho Nigeria buriya yadutsindiye icya mbere mace iganirwa muri lo contexte du match lo contexte du match buri gihe iyo ugiye kuganira n'abantu urababwira ngo tugiye gukina iyi match isobanuye iki iyi match ihagarara iki iyi match imaze iki icyo rero lo contexte Nigeria yari ifite amanota 3 nepo tubyibuke mu gihe South Africa njye niyo nindaho cyane yari ifite amanota 7 imbere ya match yabo na Lesotho bari babizi ko nibanganya baragirane iyo niba yatsinze Lesotho kandi bari bazi ko iri mu rugo South Africa ishobora gutsinda yiragira 10 bari babizi ko ahita aba difference ya 6 bari babizi ko nta garuriro bari bazi ko baramutse batsinzwe bakaguma kuri 3 igatsinda ikagira 10 irashyiramo difference ya 7 lo contexte y'iyi match kuri Nigeria yari finale cyane uburemere rero bwatumaga abakinnyi bacu muri lo contexte twe twabwirwaga ngo birashoboka se nicyo kibazo amakuru mfite rero atari meza Adera Murusha ntabibwira abakinnyi ariko mu nshuti ze aravuga ngo ndabizi ko ndafite amahirwe yo kuzajya mu gikombe cy'isi dufite 8 kuri 12 ngo ariko nzakoresha igikombe cy'isi ngo kugira ngo ndebe uburyo nafashe ikipe ngo nyitegure negurira kampeni igikombe cya Afurika kizaza kuko yasinye imyaka 2 lo contexte kuri twe twari muri position ya weakness bo baje gukina nka finale ariko kumenyereza ekipe turacyari kumva ariko iteka ryose qualifier za World Cup burya niyo contexte burya n'abandi batoza bose batoje izi qualifier za World Cup batoza u Rwanda izi match ubu byumva no mu bayobozi ba ruhago igikombe cy'isi n'ubundi ntitwakijyamo yego reka tubikoreshe ekipe yacu imenyerana tuzabaseriye muri qualification za Afcon ni rero muri lo contexte Lorenzo fete iyo nyine mwumva ko bidashoboka abandi bo kumva ko ari finale ni ukuvuga ngo na concentration imbaraga mushyiramo uburyo mwumva ko mugiye kubikorera biratandukana 100% kuri Nigeria rero niba ari do or die kuri twe tuvuga ngo okay ngo n'uburyo ngo turi kwikora ngo kavantire ngo nta wizi ngo reka tubikoresha twitegura ngo twikorera ama match meza ngo tuzamuke ku rutonde rwa FIFA ngo n'ubundi amahirwe yacu ni make deja twebwe ntago turi muri position yo gutsinda icya kabiri baganira kuri iki kintu usoza baganira ku kintu cyitwa abatoza cyane cyane buriya tuvuye ku cya classement wenda bagana ku adversaire babo classement ubwo ni bitatu hari contexte hari na classement mbivuyeho reka nabyaniye rimwe bagana kuri adversaire ku kiba muganira aho tugiye gukina dusoza adversaire agira strength akagira na weakness agira intege nke akagira n'imbaraga byombi arabigira nawe uba ufite byombi iyo rero uri gukina umupira w'amaguru approche yawe nkuko naganira n'abakinnyi ntari buvuge ikaba iyo kuvuga ngo twebwe dutanze droit au ballon kuri adversaire niwe ugomba gukina akatwempoza akatwataka twebwe tukamudefanda tugamije kumudestabiliza mentalement kumushyiramo icyo kintu cyo kwishidikanya kuko twamufunze cyane agatinda kubona igitego ngo nibwo tuza gushaka noneho ya plan B ya nyuma yuko yatangiye kwishidikanyaho
deja tugifata icyo bita antame ya match bya bintu byo mu mashami bavuga ngo badutanze kwinjira mu mukino romantare twe ntitwaje dushaka igitego niyo minota 35 bazango Kazungu niwe watwitinze ndamukunda cyane muvana mukorana nepo ngo iyo uzana teremusi y'icyayi gishyushye ukayihanwa baro umuzamu wa Nigeria yari kwisukira icyayi akajyoza akanywa kubera iki ikipe buri abantu barabyibeshya na ziriya back pass tubona buri gihe basubiza inyuma Torsten yari yarabiciye umutoza icyo wabwiye abakinnyi kivuga ngo mukinire inyuma tubanze tuyidestabilize mu bitekerezo wakoze icyo bita approach ipfuye ntiwakoze continuity isa niyo wasimbuye yakoraga ko umutoza yasimbuye yari yaraciye mu banyarwanda no mu bakinnyi bacu ikintu cyo gutinya adversaire yaravuga ati fungura watake kino umupira watake shyira bari imbere tugende na deuxième mita twagerageje birakunda nasoza urakoze cyane Aderari ejo twabonye ubundi dusanga tubona yuko umutoza asimbuza akenshi mu gice cya kabiri ariko twabonye noneho abakinnyi b'Amavubi bahagurutswa mu gice cya mbere muri 35 amahitamo ya Adel Amrouche yasanze yayibeshyeho ko yasimbuje akiri kare kuri 11 babanzamo byo hariho impungenge ngewe ubwanjye nabigizeho impungenge imagine kuba uri guhura n'ikipe izi saha ifite abataka nibura uteranije umusaruro w'ibitego bafite mu maklebe yabo ni ibitego 57 fashe 26 bya Osimhen fashe bya Ademola Lookman umva ari muri 13 abo babiri kamfata babiri bonyine simvuze bya Moses Simon ufite 7 muri hariya mu France ndetse na Chukwueze n'abagenzi babo twebwe mu busatirizi bwacu mu babanjemo ninde mukinnyi hakina nibura ufite uruhare rw'ibitego 3 Nshuti Innocent twari twabigarutse anga nshuti ko nta gitego aratsinda nta nasi Georgia bakinnye match imwe ariko ni n'umudefanseri muri equipe ye match imwe hari ariko mukoresha yanabanje hanze tumukoresha muri secteur yo kwataka nta gitego undi ni Gilet afite igitego kimwe muri saison yose na system kandi abanza 24 abo ni front line commanders abo ni abataka bacu batatu nta n'umwe ufite uruhare rw'ibitego 3 kugeza aho sizigeze nubwo bamwe bagitangira fine ushaka no kujya muri friendlies ugasanga naho ni bibazo ariko turi guhura n'iyo kipe ifite abakinnyi nibura 3 bafite uruhare rw'ibitego 57 i Burayi mu mashampiyona akomeye nahise ngira imwonye ndavuga nariko omwe nari bushyiremo bamwe mu basore bakina hano muhireke bafite imibare nibura bafite imibare ufite izo confidence z'uko hari ikintu arimo akora banavuga yuko yanamutirije yakabamusemo kare urumva uvuze nka Georgia akinnye match imwe mu saison ya mbere saison ya mbere nibwo itangiye akinnye match imwe yonyine Nshuti Innocent kipe ye nta kintu na kimwe arakora hacyo nicyo nyine n'abafana bumvaga ko ari opinion publique wahaye icyizere abakinnyi ubona ko bafite n'ibiri byo bagenderaho kandi muri remplacement hari byagaragaye ngiye ku bwanjye mu magambo make ikintu nshaka kugarukaho burya umukinnyi urimo ukora ibintu runaka muri club aba afite confidence hari confidence aba afite hari ibyiyumvira aba afite by'uko umukino ukomeye hari icyo yakora niyo mpamvu mbona ko ku bwanjye yashingira kuri forme hari utuntu yari buhinduremo muri 11 kibuje yabanze mu shirito mu ukiri kuri icyo kibazo ruvuga ngo abazaga nepo arantu nshaka kugira ngo twinjire